Shira kumara Usina kumwateje Nejo kutimani shaka Uiwese yuko bakari Uimukuri Unati umugari Kama yonde chumura Unati Nintoka uyumere Wasera gira Herere kanyari Kuna wijaha Naita Majishira kumaya Usuna rumya wateche Ejo kutimani shaka Uiwese yuko bakari
imyaka urimo tugusabiye ngo Imana izakugenda imbere ndetse nunasinzira no ku gituro cyawe bazandika ngo ni umuntu w'Imana. Ni bande bamfasha ayo magambo tukayamusabira?
Imana amahoro izabane nawe kandi izakongera imbaraga. Iyi baruwa irasobanutse yandikanwe ubuhanga bunonosoye n'inama yabyiganye ubushishozi. Impano irimo izakunezeza kandi yavuye ku mutima ukunze. Wa mukecuru muhereze wa mukobwa nugera mu rugo, hanyuma y'ibaruwa itoro ryanditse bashizeho n'umukono bashiraho n'akashi ibyemeza neza. Ikiruta byose mu gitondo cy'umuzuko ntituzakubure. Ikiruta byose abanyaruhanga tuzaba dutuye harya hakurya harya Isiyoni ntituzakubure. Imana y'amahoro itwongera ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ni bande bamwifurije kuzaba turi kumwe Isiyoni tuzadutuye? Uwiteka kugwe neza, aguha amahoro, akurwanirire, azakurinde, azaguha amasaziro meza utandagaye mu izina rya Yesu. Nubwo nta ngofero nambaye ndagira ngo komeza uhagarare gatoya. Mbese muranezerewe? Imana yabwo icubahiro. Ufite impano ya Uwiragiye Jacqueline nawe niyihute ayizane, kandi noneho nanje ubwanje nije ugiye kuyimwihera. Ni jewe ugiye kuyimwihera. Nagiraga ngo rero nkuko Pastor Habimana Bonaventure abivuze, anejejwe n'umurimo mwiza Pastor Ngirabigwi Ephraim yakoze, kandi amwifuriza n'imigisha ku Mana no kuzatura mu gihugu cy'isezerano. Jacqueline rero nawe nanje ubwanje nk'umuyobozi w'itorero rya Musanze, nagira ngo iyi mpano Imana yaguhaye ndifuza ko ikomeza gukura. Uyu mukobwa afite byinshi yacunze kugira ngo arega ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ngo nimutangazwe nuko nirabura ngo arije mutazamenya uwo ndiwe. Buriya uyu nguyu ubwirabure muri kububona none ejo buragiye. Ndagira ngo n'ubwirabure muri kubona bumeze burimo amavuta ari gutemba byakomotse kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa yitwaye neza muri byinshi, akora umurimo neza nk'uko yawuhamagariwe. Kuri iyi saha nanjye ndi kukwifuriza kugira ngo Imana yo mu ijuru ikurebana amaso y'imbabazi kandi igukuriza impano kandi uzasoze neza. Imana itanga amahoro ibane nawe mu izina rya Yesu. Kangire gutya rero, burya ibi byuma ntaba biri gukina kugira ngo aka kantu kahanyure. Ndibwira ko byatunganye. Amen rwose. Ndasaba uwitwa ufite impano ya Jacques, tambuka Jacques uzi imbere. Uko twabikoze rero Pastor Ngirabigwi, reba uburyo ko kantu wareba uburyo wenda urebe umuntu wabuka gufashe ngura mukuru w'itorero cyangwa ndareba ndiko nari byo. Nawe turifuza ko iyi mpano uyiduhera uyu mwana. Uyu musore n'umusore yakoze muri hoteli, yarazi neza kumenya neza uko ibintu bigomba gukurikirana kugira ngo atagira ikintu na kimwe gipfa ku mubwiriza wacu, akaba yabyuka ari kuvuga nabi yasaraye, cyangwa se tukabona ari gutuba. Ahubwo uko umunsi wagenda guvamo niko yagendaga agenda agira itoto, agenda abyibuha, agenda umva arabitweretse rwose. Reka amabwire ariko mwe mutabaye hano mwarahombye. Ibitondo byose ijwi rye ryarahindukaga, rigenda rizamuka, rigenda riza abandi rigenda rizana amakaraza ngiri ryanje, we ryagendaga rizamuka asoje ariko bimeze. Dore uyu mwana nawe rero iyo nshingano yayitayeho. Ndagira ngo Pastor Ngirabigwi rero reka baguhe iriya mpano ishikiriza uyu mwana kugira ngo nawe tumwereke neza yuko twanejejwe nuko umurimo yawukoze neza, kandi uragira icyo uvuga uyimuhereza
uyu muhungu Jacques ntabwo nzi uwo ari we, yaranyobeye, ni umwana w'Imana, azi guteka tu, azi kubizana neza tu. Ndifuza ko atazaba umupadiri nkazamutahira n'ubukwe. Imana iguha umugisha mwana wacu, nubwo narwara wacuje ubukwe bampeka bakanzana nkabutaha, wanguye neza. Imana iguha umugisha. reka dukurikizeho impano ya nyiramateka Angelique. uyu mudamu ntabwo ndamuvugaho byinshi, igira n'imbere gatoya, afite impano yihariye, atandukanye n'abadamu benshi bo muri iki gihe. uyu nguyu yakoze imirimo myinshi sinjya kubivugira, sina ngombwa. aherutse no kudukora ikintu cy'ubutabazi ku muntu wariho asa naho yabuze ahaba, ubu yamuhaye icyumba na saro byo kubamo atishura. mwongera mutikira, kandi niyo tubonye umubwiriza ntacyo atubaza. mwamwumvise mbese? uyu nyiramate afite amateka menshi, naganire ntongeye kuvuga byinshi, naganire nawe afite amateka, ariko uyu nguyu ni umwana w'Imana, tidukure gushima Imana. mbese reka rero dusabe Joseph hariya mu torero rya Garuka, ufite impano ye ndabona yageze hano. ngira ngo rero Joseph nawe duhere mushiki wacu iyo mpano. Joseph uraturuka hano, hano, maze uduhere mushiki wacu iyi mpano, ugire kandi nicyo uvuga. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose turishimye kandi turanezerewe. aba bavandimwe baradufashije, ni ukuvuga ngo ari uriya mubyeyi ndetse n'uyu musore, nk'uko bimaze kuvugwa, ibyiza byinshi bakoreye pasoro adufasha. ndatekereza ko byakorewe muri uyu muryango wa nyiramateka dukunze kwita marayika. bityo rero ndatekereza ko twese turaha kandi turatubutse, buri muntu wese nituva aha mbese ntafite aho ararara, n'utahafite afite aho aracumbika. bisobanuye iki? bisobanuye ngo byinshi byamukorewe, burya ibintu byose bigira agaciro, ariko binakorewe n'ahantu hazima. mbese nibyo? uyu mubyeyi rero yaradufashije cyane, ndetse afasha na pasoro. turamwifuriza imigisha y'Imana, ngo mu mazu twahoze tubwirwa tuzagira mu ijuru buri muntu wese afitiye, ubwo Imana yamufashije ikaza kumuha amacumbi meza yo gufasha abagenzi n'abandi mu bikari byo mu ijuru, nawe azaba afitiye. reka ibyo byiringiro tubimwifurize, ngo kandi Imana ikomeze kumugwiriza imigisha, kandi umutima mwiza umwuka wera akomeze kumugwiriza byinshi byiza, ngo azahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. amen. reka nsabe ukomeza uhagararaho. reka nsabe noneho abayobozi b'itorero rya Musanze ndetse n'abagaruka, kugira ngo mifemu rero biraryoha, namwe mwe kuja kure muzagare hano inyuma gatoya. reka nsabe abayobozi b'itorero rya Musanze n'abagaruka muze muhagarara n'imbere gatoya, kugira ngo ubwo tugiye gusoza iyi foto izemo mwatugira bwangu. na pastor rero iyo ndavuze gutyo, pastor Imana reba mbona bandire mba nabibonye rwose, ariko egera mugenzi wawe, egera mugenzi wawe na babandi bo baba yobozi b'itorero rya dore kureba se. reka ndoza bagaburiye mwaza hano, yego, ndagira ngo he kugira bahagarara inyuma.
Yesu kabuziza izuba ridakwezi impundu zaruhukira byose by'isi bizaba byashize ukuri mbifurije kuzabayo hirya y'izuba ridakwezi impundu zaruhukira ibibi byose byo mu isi bizaba byashize n'ukuri mbifurije kuzabayo uhangayikishije uridubona mw'isi ugahora wibaza uko ejo bizamera n'ukuri menya yuko ibyawe byasize n'ubwisungane zigera igukoze isoni uhangayikishijwe n'ibidubona mw'isi ugahora wibaza uko ejo bizamera n'ukuri menya yuko ibyawe byasize n'ubwisungane zigera igukoze isoni hirya y'izuba ridakwezi impundu zaruhukira ibibi byose byo mu isi bizaba byashize n'ukuri mbifurije kuzabayo bizaba byashize n'ukuri mbifurije kuzabayo hasigaye igihe gito byose bikarangira buri wese agakiza n'imirimo yakoze naho nawe tekereza ikiza kugezayo ubipembereza inzira zagukiza impundu zaruhukira ibibi byose byo mu isi bizaba byashize mbifurije kuzabayo hirya y'izuba ridakwezi impundu zaruhukira ibibi byose byo mu isi bizaba byashize mbifurije kuzabayo mbifurije kuzabayo n'ukuri mbifurije kuzabayo n'ukuri mbifurije
ijambo rikomeye riduhuza n'Imana harahaguya kwirengagiza iryo jambo abo barivugira bose baryumva kandi ikanaryubaha. Yagize